nibyo bivugitswemo aho ngaho ngo kubaho neza nibyo byantungura ariko kubaho nabi ntabwo byantungura. Aho ngaho nibwo nari nsubiye mu rugo, ubundi ibyo biganiro nabisubiyemo ndambiwe kuba imihanda, kuko hari umugabo wari warambwiye ngo usubire aho wikuye ntusubire aho twagukuye. Noneho iryo jambo ndaryumva nza gusanga rifitanye isano n'umugabo bita Pawulo wahoze ari Sawuli, kuko nyine yari ari Sawuli, amabara yakoraga we yari ayazi nyine tu. Noneho Imana imuhindurira izina aba Pawulo. Noneho mu gihe cya Pawulo kandi Sawuli yarahigwaga, kuko hahinduwe izina, isura ntiyahinduka. Rero mu gihe nyine yari ari mu nzu y'imbohe, noneho nyine kubera Imana yo yari izi umutima we, kuko yari izi umutima we ukuntu wahindutse kurusha abantu, kuko abantu bo ntibamenya umutima wa muntu ku buryo wahindutsemo. Noneho we bamufashe bamwita Sawuli kandi Imana yaramwise Pawulo. Noneho Imana iramubohora nyine, imwohereza marayika aramuzitura. Noneho marayika aramubwira ngo genda usubire aho wikuye ntusubire aho bagukuye. Iryo jambo rero ni ijambo nyine rinini, wenda nko ku bantu baba barabaye no muri IRC Wawa Rehabilitation Center bararizi nyine, ni siroga nyine ya twese nyine wari wowe ni ukuvuga ngo niba nkumvishe neza uri Pawulo wari wahoze ari Sawuli. niya bya nyabyo. Hari abantu bajya afasha, ndagira noneho umuntu utakuzi umubwira uti Kimangwema ninde? Kimangwema ni iki? Kimangwema ni umwana wakoreye ku muhanda tu, kuko ngewe ikinyabupfura ngira ni cya kintu ushugurika nyine ku wundi mubyeyi, ukabona nyine ari gucyaha umwana we, nawe ugafatiraho nyine ukavuga ati ubwo umubyeyi ariko ubuze uriya mwana ari amakosa kandi nanjye njya nyakora, bigaragare ko nkora ibidakunzwe n'abantu bakuru, ahubwo nyine kwa kundi nyine uba uri umunyamuhanda ntawagukebura ngo akubwire ati ni inzira mburimo, niba ukora nibyo nyine kwa kubura gihana tu. naho nyine nkurira muri ubwo buzima bwo ku muhanda, nanjye mbega no kongera kuboneka mu muryango, ubundi nari naranakuweho mu rugo, bari baranakoze n'ikiriyo bitewe n'imyaka 7 nagiye nkamarana n'abantu mu rugo, nyine nta numfitiye n'agakuru, kuko kugeza na n'iyi tayimu nta tekinoloji n'imwe nkoresha tugiye nshatse umuntu n'ubundi ni kwa gukoresha igitsi nkamutegeta paka mubonye. We igitsi ushatse kuvuga nyine tugiye gukoresha amaguru nyine na transport, ikintu bita tabati, ni ikintu uzi neza ariko ubwo uzi wowe ngewe n'impamo y'Imana ngewe imodoka n'ubundi ku myaka yanjye mfite imodoka, mbega kilometraje yayo ntabwo iyo modoka wayigura ngo ishore wayawe uvuga ati wenda muzanagaruza, ku buryo ntabwo wayigurisha ngo uyibonemo ayo wayitanze. Ibirometero wagiye haramutse hari imodoka yabigiye, ubwo iyo modoka yaba yarashaje. Wallahi none se ugiye kugura imodoka yawe ukaze cyangwa moto yawe ukaze, ubundi uba ugomba kurebera muri kilometraje yayo, ukareba ibirometero imaze kugenda, then ukanumva n'imihumekere ya moteri yayo. Niki kikubwira nyine ko hari neza nyine, wenda hakiri imijyi. Kimangwe, ndashaka kugira ngo umpe urugendo rw'iyi myaka 7, iyi myaka 7 mu buzima bwawe. Okay, how did you find yourself muri iyi myaka 7? Iyi myaka 7 byagenze gute kugira ngo utandukane n'umuryango? ubundi ibyamba narabivuze nyine tu, hari ukugendera mu kigare nyine ugashiduka, kuko urareba iyo uri muto utarifatira umwanzuro ngo ugire amahitamo, umuntu abagucisha mu merekezo nyine tu we ashaka, kandi abakubwira ko hari ikintu cyiza. Ese ubona ko n'abantu bakuru kuri ubu bashukwa, bajya muri za Omani, bajya na za ibyo ni n'abantu bakuru barashukwa. Rero ngewe ibyo ngibyo nayo bayemo ndi mutonya,
kwa gukurikira nyine ngo ahantu ngo harangwa niho hari ikintu ukahita ugenda nyine. wowe wafashe umwanzuro uhita uva mu rugo, wafashe umwanzuro uracomoka mu rugo urahava. Ya nuko twagiye turi batoya ndakeka twari babiri batoya. Ku myaka ingahe? 11 ndakeka tu. Imyaka 11. Muva mu rugo muragenda gutyo nyine tu. Mwerekeje uwuhe muhanda? Twari turi kuva Ibyumba tujya mu Kigali. Ahantu mwaragira urugendo mwaruhagarikiye he? I Kabuye, ntabwo ari kure man. Mwavuye Ibyumba magarara Kabuye? Ibirometero ndakeka ari nka kugera Nyabugogo, ndimo ya ku kilometero uvuye nk'Ibyumba utangiriye nko mu Rukomo. Ya nko ku kilometero cya 69 uba wageze mu karere ka Gasabo. Mwagiye n'amaguru? Bakugenda ureba buriya bubroke bwo mu muhanda nyine tu n'amaguru ntabirenze tu. Mwakoresheje igihe kingana iki? Twaheraga saa 9 twageze saa 5 mbere kumva nyine tu ni kwa kugenda mukanahezamo nk'abana. Nongeye ndusubiramo igihe kimwe kugira ndebe icyo gihe niba ngifite nyine ariko nsanga n'ubundi ahantu imodoka igenda isa iminota 45 buri. Atari za modoka zatwegerane zagendaga zihagarara cyangwa se indi modoka yose igenda ihagarara, ubundi hakoresha iminota 45 cyangwa isaha. Reka tugaruke gato objectif cyangwa mwari mufashe umwanzuro muvuga ngo reka tujye i Kigali. Ni inkuru ndende Kigali ntabwo. Reka twinjire muri Kigali rero. Unsubije mu bihe ntabwo ibyo bihe byose iyo nzira ni ndende umusaza. Inzira ni ndende Kimangwe. Nubwo wenda yaba ntoya ku rurimi ariko ni ndende kuyigenze. Iyo myaka 7 na mugenzi wawe aracyariho? Ariho tu, ariho ndabizi ko ariho ntabwo aragira iyanjye. So ni ukuvuga ngo ntiwongeye gusubira inyuma, wongeye gusubira inyuma werekera mu rugo nyuma y'imyaka 7. Nyuma y'imyaka 7. Ya nyuma y'imyaka 7 nibwo nasubiye home. Mu rugo nta makuru bari bazi? Niryo kosa nakoze mu buzima njye nicuza. N'ubu ngubu hari abo twajyanye badaherukana n'ababyeyi babo. Cya musaza nyine to niryo kosa nicujijeho mu makosa yose tu. Niki uru rugendo wagarutse umeze nk'icyuma gishyushye, nibwo twumvisha ari amagambo. Niki ubwo buzima bwo iyo myaka 7 hari umuryango wagezemo ku buryo ari wakwigishije isi ukagaruka ukomeye kuriya twakubonye? Oyangewe nuko nyine tu nyine nuko nabonye nyine hari urukundo rw'umuntu kwifuriza icyiza ariko wowe ugaharanira kuba waguma nyine mu nzira yo kubona ikibi, ariko hari umuntu ugushakira icyiza kandi nta nyungu aguteganyaho. Rero ibyo ngibyo nibyo najyaga niyumvira nyine tu navuga ati se kuki abantu banshakira bino ngiye ngaharanira kuba muri bino bima kwicuza ko ndabizi ko hari abantu bibaho n'ubundi tu ntabwo. Ibyo ngibyo nibyo negeranyije ndeba ubumuntu abantu banyereka. Niba umuntu anshize mu ishuri ejo nkarivamo haba hari ubumuntu afite nyine muri we tu. Noneho ngewe najyaga nkusanya urukundo nerekwa. Kurabizi hari ukuntu umuntu bitewe n'ukuntu aba yaragiye ahura n'abantu babi, hari ukuntu atizera uri kumwereka urukundo, kuko abenshi umuntu wahemukiwe ntabwo ajya atinya umuntu ujya umwereka urukundo, hari igihe amufata nk'iryari. Kubera nyine ukuntu aba yarashenguriwe umutima nyine tu akaba nta muntu yizera. Biragoye kuba wabwira nk'umwana wagiye nko wenda tuvuge nko ku mukobwa nyine wagiye ku muhanda yaragize kuba yajya ku muhanda bitewe n'ingaruka z'umuntu bakundanye akamwizera nyuma akamutengura.
akamutana nk'umwana uri kumva, noneho akiforoma akabona umwana we ari gukura, ari kubona icyo agaburira umwana we. Uwo mwari biragoye kugira ngo uzamubwire ngo uramukunda ngo abyemere, nubwo waba wamukunze, kuko we yashengutse imbere. Iyo umweretse urukundo bihita biba ibindi. Rero njyewe nagiye nkusanya urukundo mweretse, ndaruhuza nyine. avuga ati se umuntu yanshize mu ishuri bivuze ko atanshakiraga ikibi, uri kumva, nkubwo ahubwo kuguma muri ino nzira mbabaza abakunzi banjye, nyine abantu bagifuriza icyiza. reka duhaguruke rero ufashe umwanzuro. ubwo ngubwo urugendo wanze kurutubwira, wanze kwisubiza mu bihe bya kera. reka tugaruke mu rugendo noneho ufashe umwanzuro wo gusubira imuhira. wakiriwe gute? wafashe umwanzuro gute wo gusubira mu rugo nyuma y'imyaka 7? yewe umwanzuro nyine nawufatiye tu iwawa tu. oya se oya mani, duhereza urugendo rw'ubuzima bwa gahabe. subira inyuma mu myaka 7 bro, the fuck. tugende tutware muri Kigali tubwire ukuntu wageze iwawe. iwawa se yuri Nyamabara ko n'ubundi ugomba kuhava. Kigali yakwakiriye gute? Kigali nayo yabayemo nk'umuhizi nyine tu. iyo ukora ikintu kibi cyose ubamo umuhanga muri cyo. So wagiye muri Kigali, mugeze muri Kigali ubuzima bwabakiriye gute? mwaraye he bwa mbere? mwayibayemo mute Kigali? niki cyagushimishije? niki cyagutunguye muri Kigali ugikandagizamo ikirenge cyawe bwa mbere nta muntu usanzemo? ese kugerayo narinde kureba nk'inka ivuye mu kiraro bwa mbere. ubwo byose wari uri kunyobora, yari ari kunyobora aho ashaka, ari kunjyana mu merekezo ye, kuko iyo uri mushya buri umwe agutwara uko ashaka, agutwara aho azi. nyine iyo ari n'umuntu mwiza akwereka aho ubumenyi bwe bugarukira, akakwereka ikintu azi, akanakuburira, akakubwira ngo iki ngiki ntabwo ari cyiza, nyine bariya ntabwo ari beza. gendera nyine ukagenda kuri sije yo ku ruhande rw'umuntu ukwerekeye. rero nyine urabizi umuntu mushya wese arayoborwa nyine. ibindi iyo uri umuntu ureba nawe inzira bakunyujijemo si ngombwa ngo uyisubiremo kabiri. Kigali irakwakira rero? Kigali byayo by'abayirimo baba babizi. ntabwo nyine tupfa iyo uyirimo. ni iyihe kese yagutwaye iwawe? kese yagutwaye iwawe ni iyihe? none siko njye nari umwana wo ku muhanda, mfatiraga muri filime niryamiye, naraye ngenda ijoro nacuruzaga isigara. abanjyana nyine tu, kuko n'ubundi ubu ntabwo uba ufite iyo myaka yo kuguma ayo masaha mw'ijoro. ni urugendo runini nyine tu. naranacomaga deja. waranacomaga? yendaga ganje, ahubwo uburyo nayiretse ngeze ahantu nk'aha ngaha byemewe, ibyo byantunga, ariko ni ukubera Imana tu. So ugeze muri Canada nibwo gucoma biretse? nabiretse. ureka ikintu mana ari uko ukirimo, ntabwo wavuga ngo uretse ikintu ngo ni uko kikuri kure. nko kuvuga ngo ugiye nko muri rehab runaka, ngo nibwo wenda ngo uretse ngo gucoma ngo ni uko uri muri rehab. ahubwo rehab igukangurira, ikwereka ingaruka zayo, ariko ikintu utarekeye kuri tere ntabwo uba ukiretse. wapi kabisa. ubundi utsinda urugamba uri kururwana nyine, apana ntabwo watsindira urugamba, ntabwo watsinda umurwano kandi utsindiye inyuma utarwanye, si ubwo uba watsinda. ntabwo biba urwano uri kuri tere nyine. niyo mpamvu nyine tunga umuntu uba ushaka n'impinduka, ntabwo kiriya uvuga ati ngo ngiye aha ngo bino nabirekaho, birekera aho ngaho uhanganye nabyo, ko n'ubundi ikintu wiha n'ubu ukiyambura. ubwo bwari ubwa mbere ufunzwe mbere y'uko ufata umwanzuro? muri iyo myaka 7 wari uri muri Kigali, nta rundi mijyi wagiye muretse Kigali? ese mu Rwanda naho nabaga mpejwe, ariko ndavuga hari ahandi hantu werekeye? nyine tu Kigali, Musanze, Rubavu,
ngizo zanjye tu mu majyaruguru ni n'ubundi naho ngaho mu majyaruguru gusa